nira kuri Pasika tugiye kugera kuri Pasika. Pasika twaravuze dusanga ababyeyi barayizihiza. Barayizihiza bakanabagurira imyenda myiza ariko ubu niba bikibaho simbizi. Ukagurira umwana kenda ka Pasika ugasanga uwo munsi ugomba kujya mu rusengero gusenga kubera ko banatuguriye n'utwenda twaje no kutwerekana. Rero twakuze tubibona n'ubu ngubu biracyahari. Ukabanga uyu munsi ngo ni Pasika, ngo itariki ni Pasika tukajya kuyizihiza ariko benshi barabisobanukiwe, benshi ntibarabisobanukirwa. Ariyo mpamvu nifuje ko uyu munsi tuganira kuri Pasika, Passover. Kunyurwaho, ariko no kunyurwaho no kunyuraho no kunyurwaho ibyo amagambo ndifuza yuko yatuganirizaho. Amagambo tuyasanga mu gitabo cyo kuva igice cya 12. Yego. Bemerewe gusenga cyangwa kuvuga izina ry'Imana cyangwa kugira aho abandi bantu bateranye bashaka Imana bari. Ntabwo bari bemerewe. Bari babyemerewe. Niyo mpamvu twibicibwa de rejeter. Icyo wacu kureke bivugaga ntabwo ari ukwambara. Abantu barambaye bazanambara. Mukiriho mugihagaze mwarambaye kandi muzambara. Ibuka imyenda imaze gucikira ku mubiri. Ariko Pasika yawe nifuriza. Waba wizera, niba wizera ni byiza, ndakwifuza ku Pasika yasigana none hari ikintu ubuhotseho cyane cyarananiranye. Pasika no kubohoka. Imana ya Kristo Yesu kubohore. Umusaraba wo kubohore. Kubwo kubambwa kwe no kuzuka kwe ubohorwe. Cyane inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries. Amahoro y'Imana kuri twese aho muherereye hirya no hino ku isi. Turasenze ngo Imana yacu ikomeze basetse kandi ikomeze kubagirira neza. Ihumure ryayo ribe ku buzima bwanyu n'abanyu, ribe mu byanyu, mu byo mukora, mu byo mugambirira gukora buri munsi. Turasenze ngo Imana yacu igikomeza kubasetsa kandi batunguze neza yayo. Turanezerewe uyu munsi wa none kuba twongeye kuza imbere yanyu kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo kuko niryo ridutunze, niryo ritubeshaho. Wirengagije ijambo ry'Imana ukirengagiza gukora kw'Imana, ukirengagiza ko ari iturinda, ugashyira umutima wawe kuri bya bindi bitwirukansa hano hanze, waba uyobye wibeshye. Ariko turashima Imana ko duhumeka umwuka w'abazima, turashima Imana ko turi bazima. Ni ukuri Imana y'amahoro iduhana umugisha twese. Twongeye kugirirwa neza n'Imana yacu rero kuba turi kumwe na mushumba Dr. Zigirinshuti Michel. N'umushumba Imana yaduhaye kugira ngo tugendane muri urugendo rw'agakiza, kungurana ibitekerezo, gukomezanya, kubwirwa tukumva ese kuducyamura niko babyitaga gucyamura bene nk'ibyo. So turashima Imana rero ko buri gihe tumukeneye, turamubona buri gihe tumukeneye, n'ukuri aratwitaba. Rero ntabwo tujye tubimenyera mushumba, niyo mpamvu tugushimira cyane Imana yo mu ijuru umugisha. Iyo tuguhamagaye ku murimo w'Imana kuko ari wo warahiriye wiyeguriye, tukabona twitaba itavuga ngo Imana yo mu ijuru umugisha cyane. Mbere yuko dutangira rero icyaduhuje uyu munsi, reka tubanze dushime Imana yacu tubeshejeho itwongereye kubaho. Data mwiza tuguhaye icyubahiro, imitima yacu iguwe neza ku bwawe, turanezerewe Mwami kuba duhumeka umwuka w'abazima bikemera, turaryama tukabyuka. Mwami ari nta murinzi udukanguye, ariko wowe gusa niwe udukangura twongera tukabaho. Tuguwe neza ku bwawe, turakunezererewe uyu munsi uduhaye umunezero ngo turusheho gukorera, turusheho gutunganya ibyo tutatunganyije ejo hashize, kuko ni byinshi twari gukora ariko bukira tubona tutabikoze. Rero turagushimiye ko uyu munsi uduhaye ngwino uganire natwe mwuka w'Imana. Amagambo tugiye gusharinga, amagambo tugiye gusangira n'abadukurikiye, reka Mwami amagambo yubaka imitima yacu, adukomeza ndetse akomeze na bene data hirya no hino, dusobanukirwe kurushaho impamvu y'aka gakiza, impamvu y'uru rugendo, impamvu yo kubaho kwacu, maze turusheho kugukorera twiyeguriye izina ryawe. Urakoze ugize neza, turasenze kandi twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana y'amahoro rero iduhana umugisha. Mushumba tuguhaye ikaze. Murakoze cyane bashimiye. Amen. Twari tugukumbuye, twumvaga dukumbuye birya nubwo tuba turyumva hirya no hino, aho twari dukumbuye kwicarana burya tuvuga ibyururutse umutima,
tujya inama tuganira ku by'uru rugendo rw'agakiza nasanze atari igitabo usoma ngo gusa ugisome birangire ukiboroke mu mutwe. Kera tukiri abanyeshuri twajyaga tuboroka hanyuma washyika imbere y'ikizamu ukabona biranasimbutse ukabura aho bigiye. Ariko uyu mwami Yesu ni igitangaza, niba dusigiye Mwuka Wera, kandi uwo Mwuka Wera azatwibutsa, azajya anatwigisha, azajya twongorera. Uzi ko hari igihe usenga wumva hari ikintu urimo kwibwirira Imana yawe, wumva wabuze inzira, wumva ubaza ariko Mana ngirira urya, Mana tubigenera, Mana mfashwe nawe. Ubwo ukumva Mwuka Wera arakongoreye, ukumva kubwiye akantu ukavuga kumva urukukari kandi neza neza, ukavuga okay, ukongera ukagenda. Rero turashima Imana ko ijambo ry'Imana ni ubwenge, ngo ni ubwenge, ariko iyo utamenye neza ko ryitwaramo rikubera igisitazi. Yesu nashimwe cyane. Rero uyu munsi mushumba ndifuza ko tuganira kuri Pasika. Tugiye kugera kuri Pasika. Pasika twaravuze dusanga ababyeyi barayizihiza, barayizihiza bakanabagurira imyenda myiza, ariko ubu niba bikibaho simbizi. Ukagurira umwana kenda ka Pasika, ugasanga uwo munsi ugomba kujya mu rusengero gusenga, kubera ko banatuguriye n'utwenda twajya no kutwerekana. Rero twakuze tubibona, n'ubu ngubu biracyahari. Ukavuga ngo uyu munsi ngo ni Pasika, ngo iyi tariki ni Pasika, tukajya kuyizihiza. Ariko benshi barabisobanukiwe, benshi ntibarabisobanukirwa. Ariyo mpamvu nifuje ko uyu munsi tuganira kuri Pasika, Passover, kunyurwaho. Ariko no kunyurwaho no kunyuraho no kunyurwaho ibyo ayo magambo ndifuza yuko yatuganirizaho. tuyasanga mu gitabo cyo Kuva igice cya 12. Yego, kuko niho hantu hambere Pasika yari ibaye. Kuko ubundi buriya Pasika ni ebyiri zifite amateka muri Bibiliya. Hari Pasika y'Abayuda yabaga yahoragaho, turaza kureba imirongo yayo. Hakaba na Pasika y'Abakristo y'ubu ariyo Yesu Kristo. Iyi rero turimo kwizihiza, iyo tuyigaho ntitubura kuvuga no kuyibanjirije, kuko yayibanjirije cyari igishushanyo cy'iyi. Imana dufashe cyane. Uyu munsi urabona ni kuwa gatanu, kandi uyu munsi bawita uwa gatanu mutagatifu cyangwa gatanu wera. Aho ukomorera iryo zina ni uko ari wo munsi Yesu yapfuyeho, uyu nguyu. Ariko hariho urugendo rwabaye burya mbere y'uko apfa. Tuvuze iyi Pasika tutaruvuzeho ntabwo byaba ari byiza. Tuba tumeze nk'ahantu babwiye abantu Pasika ari ku gice, ntibamenye aho bahera. Ese ubundi barayizihiza kubera iki? Iki cyumweru kirangiye nacyo ubwacyo bakita icyumweru cyera, kuko kuva ku wa mbere hari ndavuga mu mateka yatambutse, hari imirimo Yesu yakoze kuva ku wa mbere kuzamuka kugeza uno munsi wa none. Ni bimwe bavuga urugendo rutagatifu. Yego, urugendo rutagatifu. Kuko uyu munsi niba twibuka ko uyu munsi ari wo munsi yabambweho agapfa, ariko hari urugendo rwabanje icyo kintu cyose. Ari rwo urugendo rw'umusaraba. Yego. Ku wa mbere uriya watambutse we kino cyumweru turimo, tubifashe tugafata iyo minsi tukayihuza n'iyo mu bihe bye. Niwo munsi yari yinjiye i Yerusalemu. Ujya munsi ku wa mbere yari yinjiye mu murwa, ariko mu murwa wa Yerusalemu. Aturutse hehe? Avuye ahantu mu ntara ya Galilaya mu gice cyitwa icy'abapagani. Tubisanga muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 12-17. Icyo kintu cyitwa igice cy'abapagani ni nk'igice cy'ibicibwa. Yego, kuko Isirayeli yagiraga abantu bita ibicibwa, les rejetés, ibicibwa, abantu bajugunywe bitabwa, banzwe. Très bien. Abo bantu ntibabaga bemerewe gusenga cyangwa kuvuga izina ry'Imana cyangwa kugira aho abandi bantu batereye ashaka Imana bari. Ntabwo bari bemerewe. Bari babyemerewe. Niyo mpamvu bitwa ibicibwa, les rejetés. Iriya ntara ya Galilaya babaga barimo mu mateka ujya mbibona kuko nagiyeyo, nayihuza nuko twebwe dufite intara y'Uburengerazuba iri mu Gisenyi, mu Gisenyi hakaba Iwawa, aho tujyana abantu bagoranye mu miyoborere, kugororwa.
none igitangaje twe tubajyana ari ukubagorora nta gisere uko ko ntibabajyanaga ngo bari batuye ari iwabo ari ahabo ariho baciriwe ntibari bemerewe gupronosa kuvuga n'akanwa Elohim izina ry'Imana ko bari bariho nabi abo rero niba usanga mu gice cya 56 cya Yesaya ahantu havuga yuko bagiraga indirimbo zitwa iz'amaganya les chants de lamentation abo batawe yego abanyamahanga bagiraga ivuga ngo turi abanyamahanga ngo twemerere gusenga Imana nta mana tugira turi kuri Imana hakabamo n'inkone rero ariko inkone twize kubagana hari igihe kimwe bo bakaririmba bavuga ngo twe turi ibiti byumye kuri ibiti byumye ntabwo tuzashibuka ntacyo tuzasiga ku isi none izo ndirimbo z'amaganya bahoranaga nizo Yesu yabasanzemo Yesu amaze kwangwa n'iwabo kandi mukuvereza Yesu amaze kwangwa n'iwabo kuko Nazareti baramuhanze amaze kwangwa n'iwabo mbese iby'iwabo iwabo ibyo babipinze ese bati okay barabipinze kanegendere noneho nigire mu magana nigire mu ngoro nigire mu ndushyi kandi ndabizi baranyakira ibibazo kugira ngo umuntu agende ajye mu bantu batemerewe no kuvuga mu kanwa kabo Imana agahemutse baramwakira abo rero sinshaka kubatinda kuko aho niho yamaze ya myaka 3 n'igice yivuga ubutumwa noneho mu kuvayo agarutse aje i Yerusalemu ngo yari yabwiye abigishwa be n'intumwa ze ngo arabwira ati nta muhanuzi ukwiye gupfira ahandi hatari Yerusalemu batamwigisha ijambo tukwemeza gute cyo gupfa si bije bite gusa nyine umuti byo gupfa bahita bavuga ati umwana w'umuntu agiye kugambanirwa afatwe atazazuka aya magambo yavugiye mushuka iyo hahandi iyo niwe yababwira ati nta muntu ukwiriye gupfira ahandi hatari Yerusalemu uwo munsi nibwo baje noneho bageze bugufi bw'i Yerusalemu ahitwa i Betifagi mu birometero bike cyane ngo winjire mu murwa ahangaha niho yabwiriye abantu ngo nimujye mu murwa yego murahasanga indogo bizikanye n'icyana cyayo mubizitire muzinzanire nyirazo nababaza ngo munjyane he indogobe mubwire ko ari umwigisha uzishaka umwigisha se waziranye umwigisha se bakuzishyira hamwe yo kuzurura atazi umwigisha uwo mugore arazishaka gusa nta bindi biriya bintu nakunze ukuntu Yesu yagenderaga mu buhanuzi bw'ibyamuvuzweho karanaryoheye cyane wabonaga agendera mu buhanuzi bw'ibyamuvuzweho donc ikintu cyose cyamuvuzweho cyagendaga gikorera mu mubiri we yego sizko kumvise cyasaga gikorera mu mubiri we akamera nk'umvise ijwi rimubwira ko cyavuzwe ubundi akumva umubiri ukeneye kubyapurika kubishyira mu bikorwa naratangaye uzi ko kiriya kintu cyari cyarahanuwe kera mbere y'imyaka 700 ahavuga ngo Siyoni we ngo dore umwambi wawe wajaho urahetswe n'indogobe n'icyana cyayo titumaje muntu atumye yaragiye koko azitira indogobe azizana ubwo nyirazo yarabibaje koko arasubiza gutyo nyirazo nawe ari karuma indogobe ziraje ngo yicayeho rero sasa abaraje agira Betifagi yiriho anabahinga mu murwa yiriho aribwo basasaga imyenda yabo ariko sawa babwiwe n'iki kugira ngo basase imyenda niko nshakubwira ngo tugereho itangazo biratangaje Yesu nigeze atangaza ngo uyu munsi ndi buze yego noneho umuntu agereranya uko yahavuye ameze yego n'uwo yahavuye ari we ntiyakagombye kubahwa ngo kumva bigezaho uburyo basasa iki imyenda yabo kandi yahavuye akiri muto imyaka 3 yose n'igice yamaze akagaruka yarahindutse rwose
ariko basasa imyenda. Bigera no mwabonye ku cyumweru cyashize byo bita amashami. Burya amashami y'imikindo yashashwe n'ababuze icyo basasa. Nukuri kose. Naho ubundi imyenda niyo ari kubanza. Hajya nta kantu wazo biteye kakiterura. Ndagafite. Iyo rero babonaga utu twitero mubona abantu bitera, mbese buri muntu yasasaga akantu abonye afite kakenda wenda katari uwo ku mubiri, ariko akagasasira iki indogobe, undi n'agasasa ke ubwana bakwiye ikote nk'uko barasasa. Noneho ababuze icyo basasa indogobe ya Yesu nibo bashatse iki amashami y'imikindo. Buriya rero byari bifite igisobanuro mu buryo bw'umwuka. Kuriya kwiyambura umwenda ukawusasa mu cyongereza bagita kuvana mu kwiyambura. Kwari ukuvuga ngo mukiza wacu wagiye tutakuzi, wagiye tutakumva, tutarumva n'ibyawe, none ubu birababaje ko ibyari ibyacu wabijyanye ahandi, ariko tugize amahirwe ubwo ugarutse. Haleluya. Rero reka duprofite iyo kazi ugarutse, duce bugufi turebe ko watwemerera. Bayisasa ari nako banaririmba hozana hozana, urakaza mwene Dawidi, hahirwa mu izina ry'Uwiteka. Yinjira mu murwa, awugezemo uko bari kuwa mbere, arabanza ahangana n'ikibazo cy'abagurishirizaga mu rusengero. Ku munsi wa kabiri ahangana n'inyigisho z'abafarisayo n'abatambyi n'abanditsi, abahugura n'impaka bamugishaga mu by'imisoro. Ku munsi wa gatatu niwo munsi yavunye igiti cy'umutini kiruma, kuri mugabo bitebyera. Ku munsi wa kane rero nibwo yatanze igaburo ryera. Imana nishimye. Ubwo ni bw'ejo washize. Urumva ubwo turimo guserebura ni iki tuvuga ibintu nk'uko biri. Ejo hashize nibwo yasangiye n'abigishwa b'iki bya Pasika ariryo gaburo ryera. Aha hantu ndashaka kuhasobanura. Uzi ko abantu bamwe bazi ko ibya Pasika ariryo gaburo. No. Hubwo ifunguro rya Pasika, donc ibyo basangiye, ifunguro ryera rya nyuma basangira ibya Pasika, ibyo baryaga nibyo biri mu mwanya wa ya ntama n'ubundi yariwe muri Egiputa. Ntabwo yibutse? Intama yabazwe, intama yafashwe ku munsi wa 10, ikarindizwa 14, akaba aribwo yicwaho, amaraso agasigwa ku nkomanizo, iryo joro bakayirira mu mazu, kandi bakarya bahagaze bakenyeye bakwesa inkweto, kandi ngo zokeje nta guteka. Noneho izo nyama basangiye icyo gihe mu Kuva igice cya 12 niyo Pasika barimo basangira Yesu ayisangije abigishwa be. None ibyo biryo barimo kurya nibyo Yesu yahinduyemo kandi ifunguro ryera, la Sainte Seine. Amen. Niyo mpamvu umurongo wa 26 wa kiriya gice bariyemo cya 26 usanga utangirwa n'ijambo rivuga ngo bakirya. Nushaka kwasura Matayo 26 umurongo wa 26. Bakirya, Yesu yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda n'igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese kimwe, kuko aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ushobora gukurikira aho ngaho ku
ikintu nshaka cyane ni iri jambo ryitwa bakirya. Bakirimo barya iki? Ibya pasika, ifunguro rya pasika. Ni ukuvuga ko ibintu yakoresheje aho ngaho akabihindura senti cyangwa ameza y'umwami ni ibyari aho. Niba ari umutsima ni uwo yahise afata, niba ari ji banywaga yahise afata. Nihuse bamaze kurya iryo gaburo ryera ryahindutse mu bya pasika baryaga, bahita bahaguruka aho bajya ku musozi wa Elayono gusenga. Yego aho niho yafatiwe mu gitondo cyo mu rukerera, kuko urya munsi yaganiraga n'abigishwa n'abatambyi n'abafarisayo. Urya munsi iryo teraniro ryarahumuje, bataha kwibaza uko bazamufata. Ni nabwo Yuda yabemereye ko azamubabonera. Yuda arambabaza cyane. Yuda bemereye ko azamubabonera kwaho bajya basengera ahazi. Bivuga ngo umugambanyi w'umurimo, umugambanyi w'itorero, umugambanyi wa Yesu, nuzi aho Yesu ahurira n'abigishwa be, nuzi activite za Yesu, nuzi gahunda ze. Imana idufashe cyane. Igitondo baraza, bakihagera Bibiliya iravuga ngo Yuda yarihuse araza, aramuhobera, aramusoma ku itama, ngo ahita amubwira ati Yuda, nta soni, uragambanishije umwana w'Imana kumusoma. Ba bandi aje ayoboye ngo bahita bavuga ngo tubwire ngo ni we Yesu Nazareti. Arasubiza ati ni jyewe. Akibabwira gutyo gusa ngo ni jyewe, ngo bahise bagenza imigongo bakubita hasi baragwa. Icyo kiri mu bitangaza birindwi byabaye mu rugendo rwa Yesu n'umusaraba. Ngo nyine barebuka aho bamaze kwegukira, aho baguye baregutse, ntabwo bapfuye. Arababwira ati ariko reba igihe nabaniye nawe, genda nigisha ku misozi y'iwanyu n'ahandi, kuko igihe mutamfashe. Ariko impamvu mubikoze ubu ni uko ari igihe cyabyo ngo bibe. Haleluya. Nabwo ngo ku kantu kabukorogosha mu kuntu, ariko nyine baramufata baramumanukana. Uriya musozi bariho uramanuka mana, ufite pante yananiye ku buryo ngewe inshuro mugenzeho nicara hasi nakoze icyuma. Ni pante ndende. Elayono njye ntabwo nawugezeho. Uragoye nawugiyeho. Narabonye nanjye nagiriwe no hirya ndetse ameze ngakabiri ibyo by'amaraso kuri ryawe naryo nahora haswa hari. Ageze hepfo ahitse mu kabande, nibwo ngo uwitwa Simoni wo mwari Matari, nako Simoni wundi utari wundi Kizibere, ngo niwe waje amwakira iki? Umusaraba. Aramwikorerera, arazamukana, bageze mu kwirembo ry'umurwa. Yesu arawusubirana, ari bo bategetse kandi babandi bamukubita, ari bo bategetse ngo nari iki kumwakira. Yongera amukorera, wicarana, ajyanwa mu rukiko, abanza kwa Kayafa, arahava, ajya kwa Pilato, bamuhererekanya batyo kugeza ubwo urubanza ruciwe. Naratangaye. Urubanza rwa Yesu rurimo ngo umugore wa Pilato yaramwongoreye. Aramubwira ati nyamara iri joro narose. Uyu muntu mwitondere, upfe kugira icyo umukoraho ko narose. Namurose ibintu bikomeye. Akanya gafashe bita mfata abagore bombi nkabagereranya. Wo kwa Herode aragira ati uziko ari watumye Yohana acibwa igihanga. Ni kasha n'icumu umugore mubi. Ariko kwa Pilato nibwo wararota. Yego. Abo kantu abo kwa Herode karabakurikiranye kubera umugore, abo kwa Pilato nako
karamukurikiye ko yumviye yego kugeza ku munsi yakarabiye imbere y'abantu pasika yesu ni amateka akomeye cyane ubwo rero igihe cyarageze nyine akarabira imbere yabo kuko ngo bakomeje gushega ku buryo yababuze ati muri iyi minsi ya pasika y'abayuda isanzwe bimenyerewe ko tugira umuntu turekura tukamuha umudendezo tukamubohora none kugeza ubu ngubu abantu babiri bakatiwe hari baraba umaze w'igihe na yesu uyu nguyu utsinzwe nonaha mbabuhorere ndi bashiki banjye bene data mwibaze kugira ngo rubanda ruhitemo ko hari kuba igisambo kibye cyishe cyambuye ku ngufu cyafashe ku ngufu cyakoze amahano kizwi bakaba ari cyo bagiye gute bahitamo noneho yesu wadukirije abarwayi waduhumuriye impumyi wirukanye abadayimoni wakijije umusazi baraboshye wazuye oh my god koze ibitangaza byinshi ngo nawe ari we ubanga yesu adufasha cyane ngarutse hino mu gashyamba buri habamo ikindi gitangaza cya kabiri cya wa muntu Petero aciye ugutwi yego yesu agusubizaho icyo nacyo barakibona barakibona ariko uri umunsi ibaze ku reka mbyite kurwanirira ibaze kurwanirira umuntu wo mu bakurwanya Petero kurwaniriye ishyaka nk'umuhera amfora ukamuca intege Pete ibi ni cyo ukoze kuki wicisha inkota kandi wicisha inkota zicishwa ibi ni cyo ukoze urakoresha inkota muri uru rugamba uri bwese ko urugamba ndimo ari urw'inkota Petero ntabwo ari urw'inkota Pete iyo nkenera bandwanirira iyo nkenera bo kuntabara mba nahamagaye mu ijuru umwari ko bohereje legiyoni zisaga 12 kandi legiyoni imwe yari abasirikare 6,000 iyo kujya usanga zari kuba ingabo 42,000 zo ni ingabo nyinshi rero ariko icyatumye ntibikora ni iki ni uko ibintu ndimo mbizi misiyo ndimo ndayizi ni gucungura kandi ntigomba guhinduka ntabwo yahagarara ndahanyura kabisa haleluya harakana nibutse ko imbaraga yari yaziherewe mu gashyamba cyagiye muri ka gatondo kambabwira kankanga bari mu gashyamba uri bukantu yavuze ngo ariko mana harya wambara amajepe ngo iki gikombe nywereho wabyanze ko cyandenga okay niba wambara amaje ngaho bibe uko ushaka giye kuba uko ushaka icyo gihe hari hashize nk'umunota umwe abwiye ba Petero ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege aho arambwira bavuga ngo ubwo nibwo yahawe imbaraga yumva ahawe imbaraga akimara avuga ngo ibyo ushaka yumvise ahawe imbaraga burya abakristo reka mbabwire iyo buri gihe mu ntambaro urwana umuntu ucamo iyo uvuze ngo ibyo ushaka ari byo biba uwo mwanya uhabwa imbaraga ariko iyo ukinsista urwana uhatana wumva hari icyo Imana mu mana urampemukiye urambabaje ariko mu bintu nkoreye uburiye twagendaniye ngo umubona gukorera ntiwagombye kugira urya nta kintu cyiza burya kiba mu ijuru ariko iyo urekuye uryo kuvuga imva ibyo ushaka uwo mwanya hamanuka imbaraga ukagenda mu byo Imana ishaka kandi bikageza ku mugambi mwiza w'intsinzi Imana nishimye Yesu baramufashe bamuboye aho ngaho barabyemeje Pilato arakarabye gutya do sinakarabye aya maraso y'uyu mukiranutsi bati nibyo turabyemeye rwose turiho twe n'abana bacu n'ibyacu Yesu mwana uzi ko none uyu munsi wa none hari amagambo usoma muri Bibiliya
ugasanga ayo maraso yarabakurikiranye nko mu gice cya kera cy'Abaheburayo usanga bavuga ngo na n'uyu mwanya wa none imitima y'ababwiwe gutyo iranangiye. Icyo ni iki gice cy'ukwacyo. Umwami wacu Yesu Kristo hari akandi kantu yakoze k'imbaraga ko muri inzira y'umusaraba. Hariho amagambo Pilato yamubajije nako yanditse yamubajije ngo ni we mwami w'Abayuda? Ati wakamenye uryo kandi urambaza ibyuzi kandi koko kenshi bamubazaga bigiza nkana nuko noneho rero ahita yandika nta muntu wabimutegetse. Nibyo wabuze ute ko Yesu bamusasaga imyenda ko atakoze publicité ngo yiyamamaze n'iki. Hari akantu ngo Pilato yandika mu nyuguti nini mu nyuguti binini uyu ni Yesu umwami w'Abayuda. Mu kanya bavuga ngo uyu ariko wanditse nabi ariko wivuga ngo uyu ni umwami w'Abayuda ahubwo andikaho ngo yiyise. Urakoresheje rwose nyakubahwa, please kosora inyandiko. Bahita babwira ngo no, icyo nanditse nacyanditse. Haleluya. Ibi bintu biratangaje. Iyo tugira ngo umuntu umubonye uwo munsi yandikeho cyo ukora umwami w'Abayuda, uwo mwanya kandi iyo nyandiko barayizamukana no ku musaraba ku buryo aho abambwaho ku musaraba yabari ihereye ku mutwe we. Ntabwo umwami wacu arabambwa. Mu bitangaza birindwi namaze kuvugamo bibiri, harimo icyahise kiba ngo akimara kubambwa ku musaraba, aho ngaho iburyo n'ibumoso ngo hari ibisambo bibiri bambanywe nawe, ngo biratangira bimujyaho impaka. Muratangira ngo ariko ko wumva ngo umwana w'Imana ngo wakoze ibitangaza byinshi kwimanuye se n'ubu nanjye ukandwanaho kaho se manuka nanjye umanure ko umwana w'Imana undi we hirya hariya atari ko na n'ubu uracyafite ivugo nyaboko urugomo rwawe ruracyari no ku musaraba ucyari ufite niwumva ntasoni ko twe tuzi n'ibyo twakoze uyu mukiranutsi urengana utangiye kumutera amagambo na gute. Ntasoni nata mwami uzanyibuke aho uzazira mu bwami bwawe. Umwami yasaramubwira ngo uyu munsi turabona muri paradizo. Icyo ni icya gatatu cyabaye burya igisambo gihita kihakirira agakiza. Iryo jambo rivuga ngo turi bubane muri paradizo. Abantu sinzi ko bamenya ngo bibazo iyo paradizo ari iyihe. Burya byavugaga ngo nkijije ubugingo ariko umuriro urapfa turahurira hari aho turi buhure nubwo batari bazi uwavuga uwavuga. Yego urumva icyo ni igitangaza cyakibaye cya gatatu. Mu kanya rero akimara guca umutima mu magambo yavuze yo avuga ngo birarangiye, ndi Alpha ndi Omega, wa mbere n'imperuka. Yego kandi byaravuzwe ko nimanikwa hejuru y'inzira z'amahanga yose ushaka rero amazi y'ubugingo azayatware ku muntu. Umwanya ngaca umutima agicikana gupfa kwe bucya gikumbye amaso. Gitangaza kikari kirabaye. Habaho igishitsi cyinshi, ibitare birameneka, ibituro birakingurwa, rw'imva z'abera bari barapfuye mbere zirifungura gutya barazuka. Bigaragara abantu bose babireba, ariko bwabwira kabiri ugumya kuba bwinshi ufata amasaha 3 muri bwo rero tubwira kabiri. Icyo gitangaza cya kane menyesha abatwumva ko burabwira kabiri ni operasiyo Imana yari ikoze kugira ngo abantu bose batahe. Iryo joro ryije kandi bikiri saa 6 ko bwije kare ko none si saa 6 ubu saa 6 niyo mu wihawe niko tubizi.
none burije ubwo n'umuntu wese wazanye n'umugore we wazanye n'abana buri muntu yahise yambabara afatwe ataha. Kumbe Imana irimo iragira ngo batahe bose bavaho bashiraho. Noneho operasiyo yo kumanura Yesu ku musaraba ikorwe muri ako kajoro, ariko akavuye kose kamaze kuvaho kagiye. Imana ishimwe. Icyo rero cyo kumumanura vuba Yosefu yafatanyweho na Nikodemo nacyo cyasohozaga. Icya mbere babikoze amagufwa ye ataravunwa, niko birivuga ko nta gufwa yizavunika. Icya kabiri babikoze kugira ngo inkongoro n'ibisiga bitanogora amaso, ko ngo byaza bikabakuramo amaso. Imana yishimwe cyane. Yosefu yumva yibajije umuntu wamufasha kujya kuvugana Herode ndakona Pilato pardon, kugira ngo bamusomora ngo intumbi ya Yesu. Yibuka, ariko Imana iratangaje, yibuka Nikodemo umunyamategeko, aragenda aramureba nk'umuntu nawe utoroshye muri guverinoma. Yego, abaragira bavuganaho kandi koko bahita bamubemerera. Angahe ikintu uvuga kuri Nikodemo gitangaje, Nikodemo kuva cyageza kumureba ari nijoro muri Yohana 3 akamubwira ibyo kubyarwa ubwa kabiri. Kuva uwo munsi Nikodemo yabaye umwana w'Imana, ariko uwo mu ibanga utazwi, utamenyekana, ntaboneka muri konseri, nta korali yagiyemo, nta giterane kada. Ibi bivuze iki? Bivuze ngo Imana ifite abantu bayubahira aho bari, batamenyekana, batazwi, badatwika, ariko irabafite kandi bashobora kugira umumaro mu gihe cya kandi gikomeye nyine bo gukenewe. Barahari pe, barahari bose. Si bose yagiye akavugana n'uriya umuhambishije bati umujyane, baragenda. Noneho umutanze rero ngo ashyiraho akantu kagatumva rero abajyanama bari aho hafi ngati uramubahaye yego, ariko nanone dufite amakuru yanditse rwose avuga kuri umuntu ngo kuwa gatatu azazuka, kuwa gatatu azazuka rwose. Ngo rero nibuze ikiyo ko tuzamara muri iminsi irenze 3. Rero ngo tumutanze, shyiraho delegation, shyiraho abantu bakurikirana iby'ihambwa rye n'uburyo imva ipfundikirwa n'uburyo bayikomeza mu kuyihoma. Ikindi ushyireho n'uburinzi kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba, agaprofita ko idapfundikiye cyane, noneho bagahita bamutwara, barangiza bakavuga ko ari byahanuwe bisohoye ko yazutse, naho kumbe bamwibye. Mva maze ashyiraho guhoma ye, ashyiraho guhoma yewe kuriya mubona gudro ibanza bakayisuka mu muhanda, barangiza bakamenaho amabuye, bikagenda bigafatana bityo. Ngo niyo nkomo bari bakoresheje kumupfundikiza upfundikiye imva, ibuye ripfundikiye imva, ngo niyo nkomo bari bahomesheje kugira ngo bigende bihwane burundu. Hanyuma bashyiraho nabo kurinda rero kugira ngo hatagira abantu baza kubikora. Abantu bararinze baba maso, ntabwo babaye nk'abandi bo ku gihe cya Petero. Aba babaye maso rwose, ariko haleluya, haleluya. Ku wa mbere w'iminsi 7, ubwo ni ku cyumweru mu museke, Mwami wacu yarabambwe ku wa 5, aribwo yapfuye, aribwo yahambwe. Ku wa mbere w'iminsi 7, ubwo ni ku cyumweru mu museke.
ngo marayika aramanuka. Iyo usubije muri bo ngo Matayo 28 ngo abirindura igitare agira ate akicaraho vraiment nawe umubwire kubirindura ari wenyine abirindura igitare kandi abarinzi bahari n'imbunda aho kumbe ngo akiza ngo hari ikintu kimeze nk'umurabyo cyababanjije kibakubita ikintu cy'icyatsi cy'igitsimurira barazubara kandi mu kanya gato igitare kiba kivuyeho marayika kicaraho. muri make Yesu yazutse baraho bari hariya ariko ngo ntabataguye muri koma, ibibaho byose babirura badafite imbaraga zabihagarika cyangwa zabirwanya. ari nayo mpamvu dusoma ko nyuma y'izuka rya Yesu, haleluya, ngo baragiye baramugatumya nyakubahwa biratugoye guhakana ibintu twabonye, biratugoye ko tugushyigikira muri icyo kinyoma kandi twari duhari, twarinze, twakoze uburinzi bihagije, twabaye maso, twasinziriye. rero ibyabaye ni ibintu twabonye rwose tumva musigeho. okay, murakoze kuba mubibwiye ko mwabibonye ko mufite ubuhamya, ariko mushiki babaha amafaranga, fata yawe, fata yawe, ariko uzi ukuntu birivuga biravuga ngo barakirasuka baza tugende tuyarye niturangiza tuvuga ukuri. Haleluya. ariko turagiye tuvuge yazutse rwose. uyu si umwami wacu muri cyo tubikoreye, ntituri n'abanyetorero, yego ntitwiye tujya mu rusengero rwe, ariko turavuga ukuri nk'uko kuri ibyo twabonye. umwami wacu ashimwe cyane. ngibyo rero nuko byagenze, umwami wacu arazuka, Imana nishimwe cyane. uyu munsi wa none Kristo ni muzima. Haleluya. iyo atazuka ntacyo tuba dufite cyo kuvuga uyu munsi wa none. reka ngane ku musozo wenda w'icyo wamajije, tuvuge gato ku kintu cya Pasika ya Yesu n'itorero n'iriya yabanje mu Bayuda navugaga. hari ikintu nabonye kuri Yesu kuva Yesu yaza ubona yari referanse kwirefera, reka tuvuge mu Kinyarwanda, yaheraga cyangwa yashingira ku yasanze. afite ukuntu atazaga ngo ahita asenya ibyo asanze, afite no je mu bintu bifite uko byubakitse byinjiremo nyo ibihinduka bizanye n'ibinduka gahoro gahoro, kandi nzabihinduza ubwenge. kanguha urugero, Kristo Yesu yaraje asanga itegeko ririho muri ministère lévitique, mu bya kirewe y'igitambyi, nta muntu ugomba kwinjira mu mirimo y'ubutambyi cyangwa ubuhanuzi atarakoze imyaka 30. ibaze ko icyo kintu yacyubahirije, arakihanganira, arayirindira. kandi yaje ari umwami, yaje ari Imana, ariko aravuka arayirindira nk'abandi. ibaze ko ayikwije yashyitse yuzuye neza uwo munsi, nibwo yamanutse ajya kuri Yorodani gusaba Yohana kugira ate amubatize. hari igihe nibuza ngo gusa buriya Yohana amaze kumubatiza gutya, amuvanye mu mazi gutya, haleluya, ibaze ko ari bw'ijuru ryakingutse, akaba ariko mu ijuru havugira ijwi rimuhamiriza. mushiki wanjye bamanaye maguru ati kuki umuntu uwaje ari Imana yigize umuntu, kuki yiyoroheje panda 30 ntajya kuba atiyemera nta mwirato, kuki yarindiriye nawe akajya ku mazi kubatizwa, kuki se nawe ubona bakoze ikintu kimeze nk'aho ari bwabatijwe mu mwuka wera, kuko mu ijuru ryarakingutse
hamanuka ishusho y'inuma imuga ku rutugu imutindaho ijwi riravuga siko mudusoma yego Yesu agiye kubatswa n'abakiri batizo ubu si umwuka wari umanutse ahubwo ntibakorana ntibabanaga hejuru yo ariko aje kumuhamiriza icyo bivuze icyo kintu cyo gufatira cyangwa gukomeza ku byo nsanze simbisenye niyo mikorere ya Yesu kandi bigahindura ibintu mu bwenge icya kabiri kuki na Pasika ye uratangaye cyane hari ijambo rizumye rivuga ngo kuko muri iyo minsi hari iminsi mikuru ya Pasika azi Yerusalemu hari mu minsi mikuru yihe ya Pasika isanzwe y'Abayuda afata iby'urupfu rwe abihuza na Pasika isanzwe yabo bibera rimwe neza muri iri jambo buriya Yesu yarimo afatwa ajyanwa ku musaraba aterwa icumu mu Bayuda harimo Pasika isanzwe y'amateka noneho ubwo mwanya abatanze igitambo mu mwanya w'intama nubwo mu Bayuda bayitanze atanga igitambo mu mwanya w'intama kandi nabo bayitambye noneho uwo munsi igitambo cye ngo cyemerwe imbere y'Imana iteka ryose kiba gicunguye intama zose zatangwaga uwo munsi urumva barimo bizihiza Pasika zabo yabo intama zishwe cyane rwose nawe rero batangiye igitambo wasoma mu Baheburayo gusa nk'avuga ngo amaraso ye niyo yamwinjira ahera cyane we ntiyinjiye mu ihema risanzwe rya hano ubwo yinjiye ahera cyane ngo tubone gucungurwa ku iteka ryose Imana nishimwe cyane iyo amaze gutanga igitambo bafite ukuntu ngo bajyaga babara ndavuga Abayuda ngo bakabara bati uyu munsi hatambwe igitambo cy'umwana w'intama wa Pasika turahera uyu munsi murahera uyu munsi mugende mubona amasabato 7 ubwo birasobanura 7 weeks bihure n'iminsi 49 kuko gufata 7 weeks ibyumweru 7 mugakubona iminsi 7 igize icyumweru bikaba iminsi 49 none akavuga ngo ubwo ku munsi wa 50 wa mbere w'isabato izaba igiye gukurikiraho nibwo muzagaruka hano i Yerusalemu muje kuganurira Uwiteka ituro ry'umuganura wundi iyo ni gahunda yabagaho mu Bisirayeli itegetswe y'Abalewi umunsi wa 50 wo muri bo wabo niwo witwaga Pentekote ibi ngibi mbaye nk'uteye abantu amatsiko gatoya muri cye Pentekote nigira ibintu bisobanura bihagije biri mu mwanya wabo ariko akanga kabasi ngabasigemo ko Yesu yireferaga yashingiraga kubyo yasanze kugira ngo akoremo ikintu noneho gihindura ibyabagaho bimaze kuba rutine by'umuhango n'umugenzo bibe bishya Imana nishimye iki tuzakigarukaho mu minsi ya Pentekote tubasobanurira ibyo ari byo ariko icyo nshaka twumva iyo umwami wacu atazuka uyu munsi wa none nta jambo tuba tujye kuvuga nta base ubutumwa bwose twakora dufite ndana ku musozo sibwo se Yuda amenye ibyabaye nagiye bice by'ibingahe 30 ngo agashaka kuza kubitanga n'iki icyacu abarashoboshe yaraje no mu rusengero arasuhuza abatambyi baramukiriza ati nanze iki ngo uratinyukuzana iryo shyano ry'amaraso n'ibyo gutanga icyacu ibiguzi by'amaraso byaguze utari urubanza amaze gupfa uraje arifata aramujugunyira ngo subirana izo ngirwa gaciro zawe ayimujugunyiye yahise agenda arabifata nuko ntibifashe isuri ntabwo bifashe
bari muri ibyo basanga yagiye bisigaho ngaho noneho abantu basubiye mu rusengero n'amasuku barabifata bati burya murabimujugunyiye arabereka ati muyagumane ntabwo njyanye nanjye baragiye babigura isambu yitwa akelodama bisobanura isambu y'amaraso ngaho aho yuda yimanitse naho yapfuye ni naho yaguye ni naho imva ye iri ahantu himwaho muri byarembye ngo pasika yacu nitwibutsa amaso umwana w'Imana niyo yadukuye muri Egiputa aho Satani yicira abantu nifurije abatwumva ko iyi pasika yasiga ubuhotsi kuko muri Yesaya aravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho imibabaro yacu niyo yikoreye kwizihiza pasika kwawe mwene data nk'uko mushiki wacu ureke bivugaga ntabwo ari ukwambara abantu barambaye bazanambara mukiriho mugihagaze mwarambaye kandi muzambara ibuka imyenda imaze kugucikira ku mubiri ariko pasika yawe nkwifuriza waba wizera niba wizera ni byiza ndakwifuza ko iyi pasika yasiga nanone hari ikintu ubuhotseho cyari cyarananiranye pasika ni ukubohoka imibabaro ya Kristo Yesu ikubohore umusaraba wo kubohore kubwo kubanga kwe no kuzuka kwe ubohorwe nibwo yumva ko pasika yagenze neza guserebura no kwibuka iby'urupfu rwe nibwo yumva ko byagize umumaro nuko yakumva pasika twibuka hari umuntu umwe cyangwa benshi bamuhotse mu Rwanda Imana ibahumuje cyane mushumba murakoze ntekereje yuko abadukurikira barimo bafashwa kandi basobanukirwa impamvu yo kwizihiza pasika ntabwo ari ukurya no kunywa no kwambara ahubwo ni uguhindurwa n'impamvu Kristo yemeye akagenda urwo rugendo rwose benshi bamaze kino cyumweru cyose babyizihiza bazi urwo rugendo icyo rutwibutsa noneho n'uyu munsi n'ejo no ku cyumweru reka muri iyi minsi tegura umutima wawe hindukira gira icyo iyi pasika igusigira ku buzima bwawe ku buzima bw'abakwegereye se gira icyo ukora Imana inezezwe nuko wubashye icyo Kristo yakoze mu buzima bwawe turabashimiye cyane mushumba tugatwaye umwanya kuko dusobanukiwe neza amagambo y'ubwenge muduhaye urugendo rwa Kristo rwose biratangaje yaje mube abe baramukereza niyo wumva yuko ari uw'agaciro ariko agiye ahandi nyamara baramwakira ariko akantu kanangaje ni ukuntu yavuze ati umuhanuzi ntakwiriye kugwa hanze agomba kujya kugwa he Yerusalemu noneho aba Yerusalemu nta tangazo nta buvuzera nta na radiyo njya mu zahabaga hari simbizi ariko bamenya ko wa wundi banze kera agarutse basasa imyambaro yabo akantu k'umukindo natekereje yuko nta kintu wabura utambira Imana nicyo bisobanuye ntabwo wabura ikintu mbese mu mutima wawe ntiwabura ikintu uvuga ngo njyewe simfite njyewe ndi umukene njyewe nabi ngo reka bariya b'abakire batange reka ariko bivuze ngo umutima wawe wahari icyo wakwemeza umutunzi ufite ibintu byinshi wambaye akabona ibyo ashyira asasa indogobe n'udafite icyo atanga ubu ndatekereza ku mikindo yari ku muhanda hafi aho bakokoye barasasa ikindi nkibutsa ko bivuze ikintu cyo kuza muri Yerusalemu kuhabanga ubwabyo kuza akaba ariho abantu nuko ari igicaniro cyabaga cyo gutambirwaho ihema ryari urusengero rwari ruri kandi mu bitangaza birindwi harimo ko abanga ubundi aho Yesu yabambwe Golgotha ni inyuma y'umugoyi ni inyuma niyo amagambo mu Baheburayo avuga ngo ubwo yababari inyuma y'urugo natwe tumusangeyo ngo twemeye gutwa kwa bwe ibibazo ibintu bikorerwa inyuma y'umurwa Yerusalemu noneho umwenda urahera uhita utatamukamo kabiri uturutse hejuru ukagera hasi ibibazo icyo kintu kandi ngo byaravugaga ngo kuva uyu munsi buri muntu yemerewe kwiyinjirirayo ubwo umutambyi mukuru atwinjiriyeyo ari Kristo Yesu n'undi wese agende kubwe yinjiriyeyo iyo distance irimo nta muntu ukase n'urwembe nta makasi
si uko hari harashaje ngo hacike ariko kibaga ku musaraba igikorwa kibere ku musaraba hanyuma kigire impact mu rusengero ni imbaraga zikomeye rero Imana ifasha cyane Imana imugisha amen murakoze cyane mushumba nifuje yuko wasengera imitima idukurikira cyangwa izadukurikira kugira ngo bazumva akamaro kitwa Pasika Imana imugisha Mana yaduhaye Yesu turagushimiye ni ko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo shimwa Yesu umucunguzi shimwa Mana yamutanze shimwa nawe mwuka wera mutumenyesheje undararirimba ngo ndashima umusaraba wa Yesu ngo ndashima yamva nziza ngo ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu haleluya urupfu rwawe rwaratubohoye turagushimiye uyu munsi ntabwo ukiri ku musaraba ntabwo waheze mu mva imva z'abandi zameze nk'ibyatsi zirasaza ariko iyawe irarangaye haleluya iyawe irarangaye turabigushimiye ucugwa kwacu naho gushingiye rero turasenze ngo tugirire neza abantu bose bateze amatwi iri jambo ryawe babohoye kuko niyo Pasika ni ukubohoka ni ukubohorwa ni ugucungurwa ni ugukira haleluya abantu bakava mu buretwa mu bubata bwa Farawo bwo mu buryo bw'umwuka abantu bakabohora bose turagushimiye ko duhaye Pasika hari iminsi twamaze tutazi ko iyi tuzayumva yewe hari n'iminsi twabaraga ko nta zindi tuzabona ariko nyuma yaho tumaze kubona Pasika nyinshi twizihije nyinshi ntabwo tuzi y'ubutaha icyo uyitekerezaho ariko turagusabye ngo tube maso kuko hari umunsi tuzasangira nawe mu bwami bwa data urakoze ngo twiteho muri byose turinde mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu